kuva nabaho ngiye kubatangira gutoza niho mbe nakora imikino ndi gukubitwa maki buri nkoni zirandembeje ndarembye kocha urakora iki ngo wanyirukana mbo yewe ubu kuvuga ngo nkuko mabaje buti mbese biragenda guti ubu wantabara nuwanyirukana Zizari kagazize Ruben Beckham amagambo dore ngaye hari nundi uri kuvuga arimo aravuga ati buretse wumve umupira numwe kandi baramenyekanye kuva nabaho ngiye kubatangira gutoza niho mbe nakora imikino ndi gukubitwa maki buri nkoni zirandembeje ndarembye kocha urakora iki ngo ikipe ya Gicumbi bashe kuva aho iri ureke nawe gukubitwa mbo yewe ubu kuvuga ngo nkuko mabaje buti mbese biragenda guti ubu wantabara nuwanyirukana ayo na magambo ya Ruben Amorim Ruben Beckham igaba bwisuke ni bawukina mu Bwongereza tukawukinira Igicumbi birasa watabara Ruben Amorim ese gihe Gicumbi yari yakangaye no wamuyimerekeza n'ukuri bw'Imana yari ya 15 ariko yarababwiye ngazizi yizire mu kwa 8 ubu yaba nabonye interview y'umuntu ufite ubwoba giyewe mbere na mbere ko tujya mu mukino Ruben Amorim ufite ubwoba uwitwa Ange Postecoglou muri nyuma ya match yamubwiye ngo urakaza neza mu isi yacu wigira ubwoba hamwe ubikora amezi abiri ati ngwenda byibuze ibyo bintu uri muvuga ngo urarembeje ngo Akazi karakomeye bizemo amezi abiri gusa Amorim afite ubwoba Amorim afite ubwoba Benjamin nta erega uzi ubwoba afite nyana naye mbukubwiye mbona ntabwo ushaka kubwumva nkabona uri murasa nkaho umeze nk'umuntu bitareba cyangwa bitatera ikibazo kubera kuri Kigali ariko byagutera ikibazo aho wazabona akazi kawe kagabanyutse kubera iki ugatangira gutekereza ko nawe biri hafi ko bakwereka umuryango kubera iki mani igiye muri championship sinzi niba wazazogeza muri championship cyangwa zikina saa 5 za mu gitondo wazagira aho wabyutse cyangwa ukaba boss akabakubwira ati ko manu yagiye muzakora iki ubwo kaba kagabanye uri kuvuga amagambo nka ya Tom Cruise Tom Cruise yasanze ku muntu ngo wihishe inyuma y'ibi byose ni famille Greza Benjamin Gicumbi umwe agasatsi k'inyuma ninde Amorim ngo abantu kari batatu ngo nibo bibazo hoya birakabije bino bintu rega nubwo muvuga reka mbabwize ukuri so iyi interview ni interview yuzuye ubwoba ntago ari ubwoba Beni ni ibyo urareba iyo uri muri situation yo tuvuga urugero Beni barakubwiye bati mu mezi ari imbere uza ari ikintu kigutegereje cyo gutanga miliyoni 5 cyangwa se 6 narigeze kuzitanga hese ukaba ubona bidashoboka nta nahantu wakubita ibipfunsi ngo urebe ngo ushakashaka Ruben Amorim ari kureba akavuga ati kwa Everton ndayakurayo ko ndakira Everton niyo bagiye gukina Everton niyo kipe imaze kubona amanota menshi kuva nagwaheme kuva yaza abanza ubereke arabireba akavuga ati biragoye kuyakura kwa Everton ndakira Ipswich kone nabonye itoroshye dore umubare hari Nasiri kwa Nottingham dore Everton ifite amanota 13 mu mikino 15 mu mikino 5 mu gihe Ruben Amorim afite amanota 14 mu mikino 14 no wagiye kuba ku munsi w'ejo inkuru zitari nziza mu ikipe ya Manchester United cyane cyane bijyanye n'abakinnyi bakomeza kugira ibibazo by'imvune no kubura bya hato na hato Kobe Mainoo arabuze Garnacho Kobe Mainoo arabuze Amadi yarabuze Reniero yiyongereyeho wongereyeho na Manuel Ugarte byatumye kuri liste y'abakinnyi Manchester United yari yazanye mu basimbura bayo abakinnyi barindwi bari baturutse mu ishuri ry'abatoyi barimo hari Amos y'imyaka 17 wavuye muri Watford, Jack Fletcher wa 17 wavuye muri Man City, Chido Obi w'imyaka 17 wavuye muri Arsenal, Eli Harrison 18 wavuye muri Stevenage, Aiden Heaven wavuye mu ikipe ya Arsenal,
Tyron Frederiksen imyaka 19 yavuye muri academy. Sekou Kone wa undi wavugaga ngo nwabingaye hari icyatanu w'imyaka 19 yavuye muri academy yavuye mu ikipe ya Guidas, hanyuma na Jack Morehouse imyaka 19 bazamuye muri academy. Usibye Lindorf wenyine, abandi bakinyi bose bari kuri liste y'abasimbura n'abana batoya, bari batarakinaho premier, bari batarakina Premier League, bataraza ngo bakandagire muri iki kibuga rwose. Dewe umukino w'igitego kimwe ku busa, ni amakipe asa nk'aho asangiye ibibazo bijyanye n'imvune, ariko Tottenham yagendaga igarura bamwe mu bakinnyi bayo, notama umunyezamu Gureri mu Vicario, impact ikomeye wagize igisobanuro gikomeye cyane kuri uyu mukino. Ikipe ya Tottenham iheruka gukora clean sheet mu kwezi kwa munani. Mu kwezi kwa munani nibwo yaherukaga gusoza umukino itinjijwe igitego mu kwezi kwa munani muri Premier League. Kuko yagiye mu kwa 11 nawe yari yatangiye kubyinjiza, ariko yaheruka gukora clean sheet mu kwezi kwa munani. Igitego kimwe ku busa, igitego cyabonetse ku munota ngira ngo ni wa 13 manibuka neza, ni kare rwose nyuma yuko Man United yari kukirata nayo. No mukino ubona ko amakipe yombi yareshyaga mu bijyanye na n'ibibazo bafite mu bijyanye n'imvune. Urebye kuri Manchester United yari ifite izo mvune nyinshi zibaye mu byumweru bibiri cya cyumweru kimwe. Wareba Tottenham yo ni ibibazo imazemo igihe, ari nayo magambo Ange Postecoglou aza, kuko umutoza ukora press conference imbere ni umugeni cyangwa se n'umushyitsi, ni ukora press conference imbere nyuma ya match. Ruben Amorim amaze kuvuga ibi byose by'ibibazo, mfite ibibazo byinshi, Ange Postecoglou yamusubije bamubaje ati se uravuga iki ku magambo ya Ruben Amorim? Yavuze ati natuze naze mu isi yanjye, byibuze ibi bintu nabibemo amezi abiri tumurebe nawe nk'umugabo. So ibibazo byareshyaga, ariko nabonye bagari nevo bagaye cyane approach cyangwa se uburyo yateguyemo umukino we kukina Ruben Amorim. Baravuga bati nubwo ibibazo bihari, ariko nawe yabaye umuntu ushaka guheranwa n'ibyo bibazo cyane. Atukurikije uko Man yakiraga hagati mu kibuga, bisa nkaho nta gitekerezo kiri danger wabonaga Man yirema cyane mu bijyanye n'uburyo bwo gukina niyo Tottenham nayo ni ikipe nk'uko Samir yabivugaga, kwinjizwa igitego biroroshye, kwinjizwa igitego mu izamu rya Tottenham Hotspur. 11 kuri 11 bari bari mu kibuga. Manchester United yari ifite ubushobozi bwo kuba yarema ikindi kintu kiri mu kibuga, kuko ufite Bruno Fernandes, ufite Casemiro, ufite Garnacho, ufite Joshua Zirkize, ufite undi ninde bari bafite Casemiro. So wabonaga ko hari ikindi kintu umutoza akagombye kuba yaremye muri iriya Tottenham Hotspur, nayo wabonaga ko bishoboka ko wanayinjizamo igitego mu izamu. Ariko nyine nayo mpamvu rimwe na rimwe hari n'igihe n'abatoza mbona barengana. Sinjya ndenganya cyane umutoza wabashije kure mu buryo umukinnyi ntabubyaza umusaruro. Uko urebye nk'igitego cya Garnacho, urebye nk'umupira Joshua Zirkzee yakinaga hagati afasha Rasmus Hojlund, wabonaga ko ni ekipe byibura, wabonaga ko yari ifite ubushobozi niyo gutsinda umukino bitakunda, ariko yari ifite ubushobozi bwo kuba yakwishyura bijyanye n'uburyo yakinaga. Ariko yaba Rasmus Hojlund mu kanya Benjamin wavugaga ati ni gute ushobora gutanya $150 ukagura abakinnyi babiri badashobora kugutsinda by'ibiro bitego 5 bafatanye. So urabona ko harimo ikibazo gikomeye cyane mu bijyanye n'uburyo ekipe ya Manchester United irangiza gahunda zabo. Nibyo systeme ntibarayumva, biranagoye ko bazanayumva, ariko se nabike bibonetse muri iyo systeme igoye, muri abo bakinnyi batumva iyo philosophy, niba ari ya philosophy Ben yavugaga, kubera iki batabasha kubibyaza umusaruro umukinnyi nka Garnacho umupira akawujugunya kuri Rasmus Hojlund aho yateraga imipira mwahabonaga? Harimo ikibazo mu bijyanye n'uburyo abataka babo batojwe, barabizi ko uburyo bwabo bari bubone ni bukeya, kubera ko ntabwo ari ibintu bari babasha kwiyadaptaho. Twabonye Diogo Dalo nawe mu gice ndumva ari icya mbere nabo umupira yahushije gutyo. Manchester United tuzakomeza navuze hano
bapointinga Ruben Amorim nawe mbabajwe nuko ashobora kuba agiye kubundi indi tara mu batoza yari zamutse neza igiye gupfa kwangirikira kwa Manchester United abantu ni babyakira neza ariko urebye uburyo arimo aragera we yabasabye ko yazajya muri Manchester United muri sama mu kwa munani baramubwira bati ngwino nonaha cyangwa se dushaka abandi arabyihora kubona ko bagari naco baho Yurandi badaro ntabwo babaniye umutoza byibura draw yari kwiye na umukino kuva utangiye kugeza urangiye na Siri turi kumwe nabwiraga ntuyu mukino United ishatse yawugiraho ijambo kuko igitego kikimara kuboneka wabonaga ko iramutse ibaye nk'irerosha gatoya Tottenham Hotspur ishobora kuyitsinda ibitego byinshi ko n'umuntu usanzwe ari umukino muri no minsi muri no myaka ishize batsinze gatatu this season Tottenham Hotspur ubona ko ahihuriye na Manchester United byabaye nyine nk'ubusabane bwa Tottenham kuza kuyitsinda noneho kareba none mu buryo butangaje bwaho bahekeranye kuriya United idashobora kwinyugushura ngo yinyugushura iyi Tottenham yisiga muri ibyo bibazo yigendera rwo Tottenham ukabona iriteguye kwisiga muri ibyo bibazo kuko yayitsinze yitereka ahantu Tottenham yari iri mu mwanya wa 15 icyo ngicyo ni kimwe mu bintu byagaragaraga ikindi nicyo waruvuze ntago turi kuvuga umukino United itabonye uburyo okaziyo ziri nziza umuntu wese yakifuza kubona mu mupira United yabonye nyinshi kurenza Tottenham yabonye nyinshi kurenza Tottenham ari nk'uburyo bwa Garinacho wenyine Garinacho abonye uburyo bubiri muri no match bwiza poza mu izamu bwiza cyane hakabamo iki kintu cyo kuvuga ngo mwebwe ubwanyu muri yumva neza umukino warinze ujya kurangira rwose ubona ko Manchester United nuko habayemo iki kintu cyo kuvuga ngo nta n'abasimbura ifite noneho kuko abakinnyi bakinnye iminota 90 kuva umunota wa mbere kugeza ku munota 90 ko ntabo gusimbura bahari hakabamo n'icyo kintu noneho cyo kuvuga ngo nibyo yagarutse avuga ngo akazi karakomeye amerewe nabi nibyo bimeze bite ariko nanone harimo n'ikindi cyo kwibaza kubona hari naho personality cyangwa imiterere y'umuntu mu bafata ibyemezo muri United yangiza kubura abasimbura ufite intizanyo ziri gukina muri Premier League muri league muri kumwe nabo ukabura abasimbura ufite Rashford uri gukina kwa Aston Villa ufite Sancho ukina kwa Chelsea ufite Anthony wamari ibitego muri kandi simba wabatije kubera ko wazanye abandi mu kwezi kwa mbere gute winjiza umwuka rekura babiri batata ahubwo yabatije ngo kubera discipline none si uyu munsi akazi ko kagukomereye umunsi urebye inzira aho United iri kujya ni habi cyane kurenza aho ivuye niho habi kurenza aho ivuye kuko aho iri kujyaho ni ibiteye isoni cyo ni cyambere ariko none binateye ubwoba binateye ubwoba niba ugiye gukina na David Moyes first of all ugiye gukina na Everton ugiye gukina na David Moyes nta nubwo uri wawe mu rugo uramusuye icyo ni kimwe twabonye gusezerera umukinnyi kuri icyo kintu uvuze bihabwa icyubahiro agize neza nyine uramudukijije yarerigize akaraha kajya he kuri ninde waje kumusimbura kuri ngenda hera kuri Cristiano Ronaldo yari top scorer n'ibitego 24 muri season yari ishize Ronaldo wenda ubuhereye kuri oya ndashaka ko nanone wagiye kugaruramo Eric Ten Hag wagiye ntabwo ngiye kuvuga kuri personal ku mutoza ngende kuvuga kuri equipe nyine uraza gushinja n'ikosa oya ikosa mfitongeye kurishiraho ntabwo ngende ikosa ngende bona cyane ku batoza niba umutoza agiranye ibibazo na personal n'umuntu ku giti cye navugaga kuri Cristiano Ronaldo arasohotse ni top scorer ntuzanye urenze bwa bushobozi bwa Cristiano Ronaldo wa bya bitego 24 equipe irabyihoreye uguze Sancho miliyoni 75 ntumuhaye umwanya ngo yerekane icyo ashoboye abandi bamubyaza umusaruro ageze kuri finale ya Champions League uragarutse uramugaruye ntuwemeye kumukinisha umutanze muri Chelsea umunsi Chelsea iri imbere yawe kandi amaze gutanga assist zingahe 5 muri season umutoza araje ati arabakinnyi bafite ibibazo bya discipline barimo Marcus Rashford barimo Anthony Santos wowe nka equipe urabyemeye baragiye ariko first of all nimwicaye mubwire
umutoza mubwire nibyo aba bafite ibihe bibazo bya discipline ariko se mu musaruro ntabwo batubyarira umusaruro ntabwo wabakoresha iyo ubwo bushobozi tubabonamo mu butoya bwabo mu myaka 27 mu myaka 22 ya Anthony cyangwa 23 mu myaka 23 ya Jadon Sancho ntabwo tubabonamo potential ku buryo hari icyo equipe yababyazamo ibyo ntibwicaye ngo mukore debate mu biganire mwicarane n'abakinyi n'abaje babo n'ababahagarariye mwicare mukemura ikibazo kiri hagati yabyo umwanya ngo abakinyi ba delivering batanga umusaruro kuko rero tujya kureba mu myaka 3 ishize cyangwa 5 nidushaka dufate mu myaka 5 ishize kuva muri 2020 tugeze muri 2025 uretse nyuma ya Bruno Fernandes nta wundi mukinyi mwiza Manchester United ifite urusha Marcus Rashford ariko niba wemera wowe kumutanga Aston Villa ikuri imbere ikayibona ubushobozi bwe wowe utamubonamo bivuze ko club ari wowe kibazo ngewe hari ubushobozi bumwe amakipe yemerera abatoza atemera niba koko wirukanye umukinyi duha igisubizo cy'uwo uri bumusimbura uri burushuje ujye kujya muri wa mwanya wa mukinyi abe ari ukuye ku isoko cyangwa se igisubizo kivuyemo imbere hehe muri equipe byaho niho hari hashingiye icyo navugaga ubundi kwisanga ku bakinnyi bemerewe kwandikisha muri Premier League benshi yawe iriho abakinnyi 8 bo muri academy barindwi utazanye byibura 3 cyangwa 4 bo gutabara ugasanga nibo gusa hari ibintu biba bitumvikana urumva kandi noneho ugasanga suko warekuye Rashford kubera ko waguze wenda wari we waguze Omar Marmoush icyo cyakumvikana yego ntabwo Rashford United ari ntabwo Anthony Man United ari ako niba agiye umusimbura waje kumusimbura ninde kuko nicyo nyine byaba bimeze nkaho wowe sindi kipe zirataka kubura abakinnyi wowe uri kubarekura byaba bimeze nkaho wizeye wavuganye n'ubuzima bw'umuntu kandi ntibibaho ushobora kwizera ukavuga utoke nibyo mfite Amad Diallo ntumenye uko yakocoranye n'umuntu mu myitozo ntumenye uko agiye kandi mu gihe kigoye nicyo kintu cyonyine gihangayikishije kuko nimumbwira yuko uyu munsi Lisandro Martinez yavunitse ajyanye na Reniero sibyo usigaranye Maguire usigaranye Mateja de Light no kuza guhengeka wa munyamaroka mazerawe nihavunika mu mediane yawe yose wisanze na wa mwana wundi muremure wari umaze iminsi na wafasha ya good score usanze Casemiro waherukaga gukina umukino mu kwezi nko kwa 10 nawe utari warahaye agaciro Casemiro waherukaga gukina umukino mu kwezi nko kwa 10 aje nk'inkera gutabara deja ibintu bitangiye kuba bibi cyane aha rero niho umuntu yibaza kuko nabonye interview y'umutoza nuko buri Imana yaremye abagabo neza pe gutuma yarakuba arashyize itiyo rimanura amarira agwa mu nda ni ibintu byiza Imana yakoze hari umuntu ashobora kuzarira abantu bagahita bipfuka mu maso nibyo navugaga Ben ndibuka dukora ikiganiro hano Man City rekura Julian Alvarez Deus navuze ati keretse niba Pepe hari ahandi ari bukuru umuntu kuko aracyari muri Mercato tariko niba taza nundi arabakoze ikosa ryo gusigarana umuntu witwa Haaland wenyine byaje kurangira birangiye amezi 5 gusa Pepe abonye ko yakoze ikosa aho bikwereka ko umugabo we yisubira ku ijambo akavuga ati ntariya nakoze ikosa akujya nkomeze ndwane no kwerekana ngo ndi umugabo ngewe ikosa nakoze na defender reka nsubire ku isoko byibuze nagize amahirwe yo gukuramo wa mukiye amafaranga reka nje gushaka igisubizo deja kimeze nka wa wundi narekuye kujya kuzana Omar Marmoush ariko surambwira ngo wowe uri Ruben Amorim uravuze ati Rashford akujya ngo nanamushire mu kibuga nashyiramo umuzamu nashyiramo umuto kandi muri this season abantu bafite ibitego byinshi Mfite bine arusha Zirikize arusha Urasimus wasize ati najya kuzana umutoza w'abazamu imagine kuvugira ku mukinyi mwiza mu myaka 3 ishize umukinyi mwiza wa equipe saison nziza Manchester United uko kugira Rashford yabigizemo uruhare 12 17 ibitego 12 uricaye uravuze uti
mfite Amadi Diarra ariko ni wirengagije ko Amadi Diarra kuri uwo mwanya kuri wingi y'ibumoso ari we wenyine ufiteho. Anthony uramutanze muri Real Betis agize ibitego bingahe? Agize ibitego 3 na assist. Imikino ejo yakoreho penalty Rugero Serisarayirata atsinda igitego atanga na assist. Ikibazo Troy Dine kuri BBC niwe wabajije niwe warebye performance ya Marcus Rashford mu minota 45 aravuga atari ko nyamara ikibazo ntabwo ari abakinyi bava bo muri Manchester United, ikibazo ni Manchester United ubwacyo. Ati niba Rashford agira performance imeze gutya mu minota 45 eske ikibazo naba bakinyi cyangwa nabo ubwa kandi Jesse yigeze kubivuga. Jesse ari ngadi yigeze kubivuga freedom so nabonye Ferdinand mwifatira ku gakanu ngo ni ugushaka kugaragaza equipe nka Manchester gutaha icyubahiro Manchester United, ariko stile Benjamin ubu nagira ibyago na Garinacha kagenda ko nawe ntawe bimwifurije, ariko ashobora nkuko abivuze ashobora guhura na Idrissa Gana game muri weekend ugasanga ugize utekereza ahubwo utari ku rwego n'urwa Garinacho ninda ahubwo kugenda ninde se nawe ingewe icyo navugaga. Urabona aho sezi bigeze uyu bungubu uko ikipe iri kurwanira igikombe ikeneye abakinnyi niko niziri kurwana n'ubuzima zibakeneye n'imyanya, kandi noneho tugeze ahantu inota yaba niyo ari ikipe mwavukanye muri iyi shampiyona y'Abongereza yakubwira iti amagara yatewe hejuru ubu ndi gusama yanjye byagorana. Hariho niho hari ikibazo kuko ibi ahantu ngiye mbona nagiriye ubwoba ni ukuba uhindukira ukareba no kuri bench ukabona bench yawe ni ukuri kw'Imana inyuma yawe hari abana gusa nta wundi muntu wo kuza kugufasha, ku buryo wazanye equipe iri gukinira away kuri Tottenham Hotspur ku kibuga nka kiriya bari buze kwihambira iminota 90. Ikindi rega kibazo ni gikuba kirakomeye no gutanga abo bakinyi cyo Nasiri yarakomojeho uburyo sezo yubakitse tuba tugeze muri faze abakinyi bavunika. Urebye ama equipe abakinyi yavunikishije, urareba izo za Arsenal zivunikishije bakayi, za Fulham zivunikishije ba Nelson barimo barababaga, ba za Liverpool ba Kodiga kupo batangiye kubura, za Manchester City turimo yareba ukumva ni ups and downs kuri aba ba Ruben Diaz. Tugeze ahandi equipe imaze gukina amezi 5 isunika, noneho bya bindi wa mukirinye utabashaga kuruhutswa neza imitsi, umubiri ni umubiri nyine, imitsi inyama hari uburyo zinanirwa zigatangira kurekurana, zigatangira kugenda equipe zigira imvune. Ari naho rero mvugira nti gufata decision yo kugumana Alejandro Garinacho na Amadi Diarra ukina systeme izabakenera imikino yose usigaje, uri ahantu ukeneye amanota no kurusha n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu, ugahitamo kurekura umukinnyi nka Anthony ibyo yabakora byose ariko byibura kuba hari yaruta uyu ninde uyu wavuye muri Arsenal w'imbere inde Chibos yaruta Obi niba ari Chido Obi. Kumugumana byari byoroshye gushakisha igisubizo kuri Marcus Rashford kugira ngo niba ari kote za discipline zitameze neza aho kugira ngo umushyire muri exile umwohereze mu buhungiro umwohereze gukorana imyitozo n'abakinyi batoya ugera gukora statement na Siri yavugaga, byari byoroshye kuvuga ngo reka tujye inama nk'abari y'imbuto dushaka igisubizo cyadufasha muri aya mezi 5. Oye gira utubungubu byibura ukaba ufite abo bakinyi nubwo wenda waba utabakoresha ariko bahari. Ongera ikindi rwiza kuri Casemiro amaze amezi 3 adakina. Ongeraho ikindi kintu ubu wenda iyo baza kuba barahagumye dizo barahagumye bari oburije kuza gukina ariko none ntibanahagumye. Oya Rashford ari kuba ari kumufasha. Iyo baza kuba bahari bari oburije nkuko Casemiro arumaza amezi 3 yamugaruye muri gukina ku bwa Rudy Van Nistelrooy. Casemiro nibwo yaherukaga no kubona iminota 10 muri Premier League. Je sinamuherukaga narayimubonye ndavuga arakibuka no kuwushibura byibura. Rero niho hari akazi gakomeye ibibazo afite no wanabona ukabona ko muri mu mivugire ye Robin Amorim
ntabwo ari gutanga ibisubizo bihumuriza abantu none ikibazo ari kujya nyine nicyo kibazo gihari rega iyo bimeze bihumuriza abantu ntabyo afite iyo bimeze gutyo ubu mugabo ugavuga uti mutubi inyuma uba ushaka ko akora statement nk'iyo watwumvishaga ya Beke uzi ubwoba kandi ariyo yakoze ahubwo Beke najya gukorera statement ari wa 15 uzi ubwoba njye nagize abwira perezida wa Gicumbi aramubwira ati yewe ndi umuntu w'umugabo sinareka akazi nta kandi kazi mfite babarira unyirukane ndakwiye kugira ngo hano hantu singiye kuhagwa kuva nitwanjye ndi umutoza njyewe nibwo bwa mbere nkubiswe imikino ingana gutya uzi ubwoba nagize be maze kubona interview ye mu gitondo nagize ubwoba bw'ikibazo kimwe ko bari muri weakness ya Rezilita ko bamerewe nabi muri Rezilita ko byibuze Rezilita zitabarwa no kuba strong enough kuba umuntu ukomeye mu mitekerereze no mu mivugire none ko bageze ahabi akaba yatangiye kuvuga ko ngo ananiwe ibibazo bimurembeje aho iyi kipe ne tuza kwisanga mu murongo utukura kuko nureba match 5 zikurikiranye uretse Ipswich wavuga ngo barakandiraho Ipswich nge nibyo nini yo mbona ndavuga izina ahubwo se niba udashaka gutinya Ipswich urashaka gutinya nge ndavuga muri iki nuzo wavuze ko Aston Villa yakinnye neza wanayifatirana match banza ya mbere se si Ipswich yarayitsinze se siwe match ya mbere no Old Trafford ariko sawa Old Trafford bana mafatinde Tottenham yatsinde nefite imibare mibi njyewe nkavuga ni wenda navuze ni Premier League ni naho yanabatabarira ikavuga iti wenda hano nimugerageze nanagwamo turayitanga penalty kugira ngo mumanuke oya nizo prediction ariko iyo wa predict ariko buri muntu wese yemerewe kugwamo umugani wa MTN buri wese agwamo kugwamo n'uburenganzira bwa buri muntu ariko nkavuga ni nyuma ya Ipswich Arsenal Nottingham Newcastle Man City imikino kipe yonyine Manchester United ifite ubushobozi bwo gutsinda ni Southampton gusa Southampton match yabo ya mbere urayibuka niyashoboye match banza urayibuka isimwe yarimo ya penalty si yaho yanuza ya karita y'umutuku ya wa muntu waciye amaguru nuze reka twumve umutoza Robin Amorim nyuma y'umukino w'ikipe ya Tottenham Hotspur yewe nacitse intege ndi kumva pesi nkubeshye kazi kanyu karagabanyuka mure kwisengera ni muri uyu mukino nuko Tottenham Hotspur yatsinze twebwe ntitubishobore urebye twagize amahirwe yo gutsinda mu gice cya mbere ndetse tunashyiramo imbaraga nyinshi mu kurema ubwo buryo ariko mu by'ukuri ntidushobore kuba twabona igitego ariko ku musozo w'umukino urebye itandukaniro rihari kuri Tottenham natwe nuko bashoboye gutsinda twebwe ntitubishobore tugomba gushyira umupira mu rushundura nicyo dusabwa mu gihe cyose twagize amahirwe nk'ayo twabonye uyu munsi kuko twanaremye uburyo bwinshi mu buryo bwari butandukanye kandi byagaragara ko twabonamo uburyo bwo gutsinda ariko ntago byadukundiye hari imikino myinshi tuba dufite amahirwe yo kuba dufite urubuga rw'amahina imbere yacu ariko kurukoresha mu buryo bwo kuba twabona igitego bikatugora uyu munsi nabwo niko byatugendekeye ariko tugomba kubihindura kugira ngo amahirwe nk'ayo ngayo tuyabyaze umusaruro dutsinde ibitego tubone intsinzi